umwanya ukomeye tugiye kwegera ameza y'umwami. Reka dufatanirize hamwe gusenga Imana. Mana yera, Mana y'icyubahiro, turagushimye, turaguhimbaje, turakunezerewe. Uri Mana nziza, uri umukunzi wacu mwiza, turagukunda kuko wabanje kudukunda. Watugiriye neza, hari aho wadukuye mu byaha, aho twari turuhiye. Mwami uratwiyegereza, none turi abana bo mu nzu yawe, kandi watwiyegereje ukoresheje ijambo. Turacyarikunda, turacyakunda kuryumva. Mana tuje kongera kuryumva. Tugushimiye umukozi wawe uhagurukije, turamusengeye kuko ari umuntu nkatwe, kandi ibyo agiye kuvuga ni ibituruka ku Mana, Imana ikomeye, Imana ifite ububasha, Imana ifite ubushobozi, Imana ireba mu mitima, Imana imenya uko turi, ikagambirira kutugirira neza. Mwami wagambiriye kumukoresha, turamusengeye mwuzuza imbaraga, turamusabiye, tumusabiye imbaraga nshya, tumusabiye umwuka wera, tumusabiye ububasha. Nibyo warabumuhaye, ariko muri uyu mwanya umwanzi wamuca intege tumukuyeho, imbaraga zamurwanya turazirwanije mu izina rya Yesu. Cyamubuza kuvuga uko yategetswe tugikujeho amaraso ya Yesu, mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga. Muteretse mu mbaraga z'umwuka, mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka w'Imana namuzeho cyane, reka akoreshwe n'Imana kuruta uko yajyaga akoreshwa nayo, kuko uyu munsi ni umunsi mushya, ntabwo ari ya yindi twamwumviseho. Uyu munsi ni mushya, hari ibyo tuje kurya bishya, hari ibyo wamushyizemo kugira ngo bitugirire umumaro, kugira ngo biruhure imitima, kugira ngo bifashe abagenzi bajya mu ijuru, kugira ngo bikize ibikomere. Mwami w'abami Yesu, kugira ngo ijambo ryawe rikure abantu mu byaha. Wavuze ko ari urucundura, reka urucundura rwo kuri uyu munsi, kuri iyi tariki, ku isaha nk'iyi ngiyi, ruroba amafi menshi kandi ijuru ryishimane natwe. Urakoze Uwiteka, iteraniro ryose riha umugisha mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu. Mana urakoze, urakoze, urakoze. Turagushimiye kuri kumwe natwe, turagushimiye kuko uzi ibikomeye, tugukomeye mu mashyi, tukuvugirije impundu kuko uyu mwanya uduhaye, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen. Bani umugisha, urakoze. Mwaramutse, turamukanye, mwaramutse. Imana ibahumugisha, ibagirire neza muri iki gitondo cyiza cy'umuzuko. Nejejwe n'Imana mu mutima wanjye yo impaye aka kanya ko kuganira namwe aya magambo, kemera kungira igikoresho kuri uyu munsi kugira ngo ivugire muri jye ibyo yagambiriye kubwira itorero ryayo. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Twihuse, reka dusome amagambo y'Imana uko yayaduhaye. Ndagira ngo umusomyi mwiza n'ubundi ndabona yahageze. Imana imuhe umugisha, nawe tugabure kuri iyo migisha. Reka dusome mu rwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, duhere ku murongo wa 11. Hera ku murongo wa 11, hanyuma tugeze kuri 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa ngo niba twarapfanye nawe tuzabanaho nawe, kandi nitwihangana tuzimana nawe, naho nitumwihakana nawe azatwihakana. Kandi nubwo tutizera, wahora ari uwo kwizerwa kuko atabasha kwivuguruza. Ujye wibutsa ibyo, ubihanangirize imbere y'Imana ko bareka kurwanira amagambo kuko ari ntacyo bimaze, ahubwo bigusha bumva. Ujye ugira umwete wo kwishyira Imana nk'ushimwa, umukozi udakwiriye kugira ipfunwe, ukwiriranya neza ijambo ry'ukuri. Ariko amagambo y'amanjwe
atarayimana uyazibukire, ariko amagambo y'amandwa atarayimana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha, kandi ijambo ryabo rizaryana nk'igisebe cy'umufunzo. Muri abo ni Humenayo na Fileto, kuko bayobye bakava mu kuri, bavuga ko umuzuko wamaze kubaho, bakubika kwizera kwa bamwe. Nyamara urufatiro rukomeye rw'Imana ruracyahagaze, rwanditseho iki kimenyetso ngo Uwiteka azabe, kandi ngo umuntu wese uvuga izina ry'Uwiteka ave mu bidatunganye. Mu nzu y'inyumba ntihabamo ibintu by'izahabu n'iby'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti n'iby'ibumba, kandi bimwe babikoresha iby'icyubahiro, naho ibindi bakabikoresha iby'isoni nke. Nuko rero umuntu niyiyeza akitandukanya n'ibidatunganye, azaba abaye ikintu cyo gukoreshwa iby'icyubahiro cyejejwe, kigirira nyiracyo umumaro, kandi cyatunganirijwe imirimo myiza yose. Amen. Tuganire kuri aya magambo. Ndagira ngo gusoma tubihagarike, abandika wenda bakwandika babyanditse, ariko mu mpanga amaso umwanya muto yafite kugira ngo tubashe kuganira aya magambo nk'uko umwuka yabashije kuyampa. Ndashaka mpereye hejuru wenda kuko naho hari amagambo na ibwitize cyangwa turi bukoreshe, ariko nashakaga kuvuga kuri ibi bikoresho by'umumaro, ibikoresho by'umumaro byo mu nzu y'inyumba. Tusomye amagambo y'Imana nk'uko dusanzwe tuyasoma, atari rimwe atari kabiri, kuko mu byo tuvuga byose nta kiba ari gishyashya mu matwi yacu, uretse ko ijambo ry'Imana rizana imbaraga n'ubundi, rigahindura ibyo rishaka guhindura, rigakora ibyo rishaka gukora ukurikije icyo ryatumwe buri munsi. Ushobora kuvuga ijambo uyu munsi, icyumweru cyose kigahera ari ijambo rimwe gusa, kandi Imana ntabwo yareka kurikoresha kuko ririhagije, rifite imbaraga zikomeye cyane, ryaravugutiwe, ni ijambo ridahinduka, kandi imbaraga ririmo ni imbaraga y'Imana. Amen. Dusomye muri ibi bikoresho byo mu nzu y'inyumba, ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ntabwo habamo ibikoresho by'izahabu cyangwa by'ifeza gusa, ahubwo habamo n'iby'ibiti, hakabamo n'iby'ibumba. Ariko kandi ibyo bikoresho biri mu nzu y'inyumba byose ntabwo ngo bikoreshwa iby'icyubahiro, ahubwo harimo n'ibindi biri mu nzu y'inyumba bikoreshwa iby'isoni nkeya. Dusomye rino jambo dutangiriye mu nzu zacu, mu ngo zacu, turabizi neza ko twese tugira ibikoresho bigiye bitandukanye. Muri ibyo bikoresho dufite mu ngo zacu nibyo bituma ubuzima bw'urugo bumera neza, ubuzima bw'ababa mu rugo bumera neza. Harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, harimo ibyo dutekamo, harimo ibyo turiraho, harimo ibyo turyamamo, harimo ibyo kunyweramo, harimo ibitunezereza, harimo ibikoresho byinshi. Nyamara ibikoresho dusanga iwacu byose ntibinganya agaciro, ntibinganya n'umurimo. Ibikoresho bifite agaciro akenshi tubibika ahakomeye, tubishyira aho abajura bataza, tubishyira mu byumba
tubishyira mu masaro tugafunga, ariko birebye neza hari n'ibisigara hanze ntitugire ubwoba. Hari ibyo wasiga hanze ukagenda ukaryama ugasinzira, ariko hari n'ibindi utasiga hanze kuko uzi ko umujura aramutse aje yaba kunyaze, kuko ari igikoresho cy'igiciro. Ibyo rero biba bifite uburinzi nk'uko nari mbibabwiye. Ibikoresho bifite agaciro biba bifitiye nyirabyo akamaro kanini, kuko burya kenshi no kubiramplasa biragoye. Biba bifite agaciro, biba bifite akamaro kanini, niyo mpamvu tubishyiraho umutima cyane. Waba atunze nka coffre-fort abasha no kubikamo nk'ubutunzi bwe, wenda amafaranga waba ufite, cyangwa se hari na byinshi ndeke kuvuga coffre-fort n'amafaranga ubwayo ntabwo tuyabika hehe hariya muri salo, ntitwayasiga no hanze, tuyajyana mu cyumba aho turyama, kuko ubutunzi bw'umuntu aho buri niho umutima wiwe uba uri. Umutima wacu rero uba cyane ku bikoresho bikomeye cyangwa ku butunzi bwacu. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ritubwira ibyo mu nzu y'inyumba. Aha turavuga mu nzu y'Imana. Mu nzu y'Imana harimo ibikoresho bigiye bitandukanye. Harimo iby'izahabu, harimo iby'ifeza, harimo ibiti, harimo ibumba. Ariko muri ibyo bikoresho byose ngo ntabwo ariko bikoreshwa iby'icyubahiro, harimo n'ibindi bikoreshwa iby'isoni nke mu nzu y'inyumba. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo umuntu niyiyeza akava mu byaha agakiranukira Imana, agakora ibyo gukiranuka, azahinduka rwose igikoresho cyiza kibasha kugirira nyiracyo umumaro, kandi akagikoresha imirimo yose. Amen. Imana yo mu ijuru ikeneye ibikoresho. Iyo tuvuga ibikoresho ushobora kugira ngo ni materiel, ukumva kuko igikoresho ubundi akenshi usanga ari ikintu. Wabyumvise hano mu ijambo ry'Imana rivuga ngo abahindutse ikintu cyiza cy'igiciro kigirira nyiracyo umumaro. Ariko Imana aha yashatse kuvuga twebwe abantu turi ibikoresho by'Imana yazanye mu itorero kugira ngo bigirire umumaro itorero ry'Imana, bigirire umumaro Kristo nyir'itorero. Ariko ikibabaje n'iki
amen. Rero turebye iyo misiyo yazanye Kristo, nababwiye ngo iya mbere ni ukudukiza ibyaha tukababera. Tujya turirimba ngo twarabatuwe rwose rwose, twakuwe mu byaha tubishyanga byera, ubwoko Imana yirongeye itugira abami n'abatambyi bo mu bwami bw'Imana. Ni ukugira ni uko yatugize abera, tutabarirwa muri bya bisekuruza, tutabarirwa muri za kamere za kera, tutabarirwa aho twavuye mu batubaha Imana, ahubwo tubarirwa mu gisekuruza cya Kristo, ubu cyo cyatugize abera kubwo kumwizera. Twamwizeye tugahinduka ubwoko bushya, kubwo kumwizera tugahinduka abana b'Imana. Ariko kandi muri ya misiyo ya kabiri narivuze, tunasanga mu Efeso ibice 2 umurongo wa 10, ijambo ry'Imana riratubwira ngo turaba yaremye aturemeye imirimo myiza yo muri Kristo Yesu, iyo yiteguriye kuva kera isi itaragira gute, itararemwa. Akenshi impamvu mu nzu y'inyumba bibamo byose hakabamo ibikoresho by'umumaro, hakabamo n'ibikoresho by'isoni nke. Murabizi neza abantu bakurikira Kristo akinariho, hari abamukurikiraga kubw'imitsima, icyo tukiziranyeho, bakamukurikira kuko babonye atubura imitsima n'amafi, batuye waraduha icyakura, ibyo murabyumva. Ariko hari abamukurikiye bamaze kumwizera, bakamenya ko ari we Mesiya, bakamenya ko ari we buye rizima, bakamenya ko ari we mucunguzi yamanukiye isi kugira ngo ayikize. Abo bamukunda batabitewe n'iyo mitsima cyangwa ibyo abaha ibyo ari byo byose. Nyamara ubwami bw'Imana, impamvu tubana n'ibindi bikoresho by'isoni nke, tukabana na ba Humenayo na Fileto, ni ukugira ngo Imana igerageze kwizera kwacu, ko tuyikunda koko, ko twayimenye, ko tuyikorera tutayiryana. Bivuga iki? Itorero ryose, haba ari hano muri Betesida, haba ari amatorero yose muzi ariho, umugeni n'umuherekeza baricaranye. Bwira mugenzi wawe uti turicaranye. Ntuzi icyo uri cyo, wenda simbizi, ntumubwire uti niwe muherekeza, ariko mubwire uti turicaranye. Tuwo abageni n'abaherekeza baricaranye. Amasaka n'urukungu biri gukurana, bikiri bitoya, ntushobora gutandukanya amasaka n'urukungu. Niyo mpamvu Kristo yavuze ati nimubireke bikurane, kuko muranduye urukungu mubasha kugirira nabi n'amasaka. Imizi yayo ibasha kunyeganyega akuma vuba. Nimubireke bikurane, hari igihe bizasobanuka nibigera hejuru. Oh, haleluya! Hari igihe bizasobanuka, hari igihe icyo byera kizagaragara, bakamenya ko ryari isaka cyangwa rwari urukungu. Icyo gihe ikintu cyose kizakoreshwa icyo cyagenewe. Izina ry'Uwiteka Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amasaka n'urukungu bigomba gukurana. Ibikoresho by'umumaro n'iby'isoni nke bigomba kubana. Kubera iki?
mu byaha ninde? Nyamara barimo bose. Nyamara ntabwo yabasha kubareba ngo badetekte aka kanya avuga ati we uri umunyabyaha mwicaye aho. Ibikunda. Ariko hari igihe haza ikintu, hari igihe haza akayunguruzo cyangwa haza igipimo kigapima kigasanga uruzuye cyangwa ntiwuzuye. Ibyo bikoresho rero tugendana nabyo nibyo akenshi bigira gute bidupima ko twuzuye. Niba twarakurikiye Imana, niba twarakurikiye Kristo, tugomba kwemera n'imibabaro yo muri iyi si kubwiwe. Ntabwo tuzamureka kuko bagize gute batunanije. Ntabwo tuzamureka kuko batuvuze amagambo. Ubaka kanya harimo abantu bavuga n'ubu bakakuvuga bakakwadukana ko wasambanye. Icyo ni icyaha cy'ikozasoni. Bakakuvuga ati kandi ukavugwa na mwene so urukungu mwicaranye. Ariko Imana yemeye kugira ngo bikugerageze upimwe urebe ko ibiro byawe bingana na bikwiriye. Warasambanye, uri umujura, uri umurozi, uri iki n'iki. Ndababwiza ukuri ko muri mwebwe hari utabyihanganira. Feri ya mbere yaba mu rugo ati jyewe ririya torero nivuyemo, kanatsinda n'abanyamagambo, akajyanwa n'amagambo
akanwa k'ubwoba no kwihagararaho nk'umugabo babone ko ari umuntu w'umugabo. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye muri aba nyine nunanirwa kumuhamya, Kristo nawe ntazaguhamiriza imbere ya se. Uzatahana icyubahiro cy'isi gishira nk'umunsi nk'uko uburabyo buraba, ariko icyubahiro cy'iteka ryose ntacyo uzabona. Kubera iki turinda kwiteranya n'Imana? Ijambo ry'Imana riratubwira ngo uwabyawe n'umugore uwarama igihe gito kandi cyuzuyemo imibabaro. Iminsi tumara kuri iyi si ntiyari ikwiriye kutwibagiza ko hari ubugingo buhoraho dutegereje. Ntiyari ikwiriye kutwibagiza ko aha muri iyi si atari iwacu. Mu gitondo bazindutse banyoherereza akandi WhatsApp, mama yarakoze, umugabo n'umugore n'abana babiri bari baje mu gitaramo aha ku Muhima, bagize agisida. Namwe mwababonye, bagize agisida bose barapfa. Umugabo mwiza n'umugore mwiza n'abana babo barapfa. Nyamara wavuga ngo ubwo si Imana yabyemereye iki? Akenshi dukunda kubaza ngo ariko Mana wabyemereye iki ibi n'ibi n'ibi n'ibi? Imana ntabwo yaje inatubwiye, Kristo aza ntiyatubwiye ngo ntimuzahura n'ibyago, ntimuzahura n'ibibazo. Ntabwo ibyo yigeze abitubwira. Yohana Umubatiza ari mu nzu y'imbohe kubera ukuntu umugozi wari umuriye, yarabajije abwira abigishwa ba Kristo, arababwira ati gende mubumbarize rero. Uwo niwe twategerezaga, uwo niwe nahamije, uwo niwe navugaga mumbarize uti ni wewe cyangwa dutegereze uti. Kristo atahise ajya kumufunguza, yaramubwiye, aramubwira ati genda umumbwirire ngo ibirema birahaguruka, impumyi ziri guhumuka, ibipfamatwi birumva, abantu bari kubohoka, ibyaha biri gukira ku bantu. Umumbwirire imirimo n'ibitangaza biri gukoreka. Bivuga
urabashaka izihe mbuto, ariko yaje kugira ngo mugerageze wewe upimwe nawe turebe ko ushyitse. Aravuga ati yantwaye 10 miliyoni, yari afite ibintu, yari afite salari yiwe, ati none naje gukorera abandi. Ambwira ko babaga i Butare, atambwira yuko agiye gusaba, sinzi ibyo kwa kundi bashaka visa, bagasaba historique, arayamushakira no mu bagenzi be bajya kwiga barabisezeranye ari fiancé. Ageze ku ishuri arayajyana, yagiye atamubwiye kwanza, bari barageze aho, birangije aragenda n'amafaranga yose arayatwara. Ari uko mu nzu y'Imana ati yaririmbaga ijwi rimeze gute. Ayo majwi n'abakambe uzaririmba ariko uri urukundo, ariko si mwebwe ni bagenzi banyu. Washa kuririmba uri urukundo, washa kubwiriza uri urukundo, washa kwicara ugakora imirimo itandukanye n'abari urukundo, ariko umunsi umwe bizamenyekana. Arayamutwara undi ati jyewe mpisemo kubivamo, aragenda yigira umurasta. Yesu w'i Nazareti ateye ubwoba. Ndamubwiye se burya wari wakurikiye Kristo kubwa ya mitsima, kubwa ya mafaranga? None se nitubura amafaranga, nitubura imitsima, nitubura amazu, nitubura amamodoka, tuzave kuri Kristo? Nicyo twamukurikiriye. Nyamara hera kuki we yaravuze ati nubwo imitima itatoha, izabibu ntizere imbuto zayo, imyaka nayo ntiyere, imirima yasiga ikarumba, amasho agashira mu biraro, maze nta na kimwe kizabuza ko nishimana n'Uwiteka Imana yawe. Nzanezererwa Uwiteka Imana y'agakiza kanjye. Amen. Ntabwo tumukurikiye Kristo kubera imitsima narindi kubabwira ngo n'abapagani barayifite. Baranayifite, banayironka no mu nzira zitandukanye, wenda nyinshi gusumba izo wowe wabona. Dukwiriye kumenya agakiza icyo ari cyo. Dukwiriye kumenya ibyo twizeye n'uwo twizeye uwo ari we. Gupfa tuzapfa, gukena tuzakena, kugira ibibazo tuzabigira, nubwo twebwe ajya tworohereza akadusura muri ibyo byago, akatugenderera, ariko tuba twabigize nk'uko abandi babigira. Ariko ikitazadukoraho ni urupfu rwa kabiri. Icyo ni cyo gikomeye cyane. Ntituzarimbuka nk'abatamenye Imana. Narindi kuvuga ngo nkuriya muntu, narindi kubabwira yamanutse ishorongi, umuryango we ugashira, wabyatiribiwa kurindi, nyamara baragiye. Nyamara Uwiteka birashoboka ko yarebye ko yabasarura, bakagenda bakaruhuka imirimo n'imihati, akaba ari byo ahisemo. Akora ibyo ashatse mu gihe ashakiye kandi kuwo ashaka. Uyu munsi twicaye hano hantu, ariko ejo muri mwebwe nindazi uko bizagenda. Baza mugezi wawe uti ejo hari icyo waba ukizi kuri gahunda ejo umunsi uzarangira. Oya mubaze akubwire, ukubwira ati genda bizi. Waba uzi ko uzarangira? Uzi ko ibyo bizwi na Yesu wadupfiriye. Ibyo bizwi n'Imana yonyine yo mu ijuru. Hari umwana batubikiye mu gitondo, ni mwene wacu, yakoze aksida mu ijoro avuye ku kazi, arapfa. Avuye mu kazi mu ijoro. Nyamara imigambi y'umwana w'umuntu ibikiri myinshi, kandi arinda apfa
gukorera Imana. Uzanezerwa muri iyi si, unezerwa kuko umunezero n'ubundi uturuka ku Mana, umunezero nyakuri. Uzanezerwa muri iyi si niba uri igikoresho kizima cy'Uwiteka, ariko kandi no mu bundi buzima uzanezerwa data. Ariko kandi n'uwahuye n'ibibazo, Yobu bamugerageza. Iyo musomye mu gitabo cya Yobu kigitangira, handitse ngo Satani ahinyuza ubukiranutsi bwa Yobu. Ahinyuza, guhinyuza murazi icyo ari cyo? Guhinyuza ni ukuvuga ngo hari icyo wari uri kuvuga, njye nkavuga ngo ntabwo ari cyo, noneho ugahinyuza ukavuga uti reka turebe ko ari cyo. Ari ubu buryo cyangwa ubundi hari uburyo bihinyuza. Ngo abana b'Imana bari bateranye nk'uko duteranye ubu, na Satani bari hano kugira ngo abibure n'ibyo twavuze, kugira ngo nigeze kubabwira tukiri ku Muhima, hari umuntu kandi yari umukozi w'Imana, niyo nakubwiye ngo hose barimo ni 5 kuri 5. Hari batubwira ati ni 5 kuri 5, ni abakobwa 5 b'abapfapfa n'abandi 5 b'abanyabwenge, baricaranye 5 kuri 5. Ni amasaka n'urukungu. Nk'uko haba hari umuntu umubwirizabutumwa wese anyuze hano, akaba yicaye hariya ari kwanariza ijambo ryose avuze, noneho akagira akagurupe yagiraga bakasubira bagatahana kugira ngo bajye kwanariza amagambo y'Imana. Ayayayayaya, bajye kuyanariza bavuga ukuntu yavuze atari kuvuga uku, yavuze kuri ariko ubundi ngewe ngo nabari kuvuga gutya, nkaho ari we Mwuka Wera w'Imana. Ariko ifovuwari byamubayeho, yahuye n'ibyago bikomeye cyane. Ntabwo Imana bayanariza ijambo ry'Imana, ntiwaryanariza ngo urishobore, riravugutiwe, ririhagije. Imana irakomeye, tuyikurikira tuyitinya. Ngo harimo Abahumenayo n'Abafileto, ngo bazana ibintu, amagambo yabo baraguye, noneho bagashaka no kugusha abandi. Ntugahure n'umuntu yaguye wo mu itorero, ntugahure, ndabikwifurije, ntugahure n'umuntu yitwa yapfubye. Nyamara ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki? Ngo muzabona ishyano mwa Bafarisayo mwe, muhagarara ku rugi ntimwinjire, mukabuza n'abinjira kwinjira. Ntugahure n'umuntu yapfubye wo mu itorero, azakubwira amagambo nk'aya Fileto, azakubwira ko biriya ari imitwe, azakubwira ko ari iby'ababishopu, ari iby'abapasitori, azakubwira ko ari amabizinesi bagiyemo, azakubwira ati we ntihakagire icyo ukora iriya mitwe yabo wihorere. Nyamara n'isi kandi ukaza wumva ikintu kibabaje, ugakomeza ukaza ukaba igikoresho cy'isoni nke, ntihagire icyo umarira Imana. Dukwiriye kwicara mu nzu y'Imana turi ibikoresho byiza bishimwa n'Imana, bifitiye nyirabyo umumaro. Nta muntu n'umwe Imana itemvestishijemo. Uya mugenzi wawe uti yakwemvestishijemo, mubwira oya, yagushyizemo ubushobozi, hari icyo yagushyizemo. Ntacyo yagushyizemo. Hari abo yahaye kuzavuga ubutumwa, amagambo niyo yayigushyizemo. Hari abo yahaye kuzaririmba, ayo majwi niyo yayagushyizemo. Hari abo yahaye amafaranga, nawe ayo mafaranga niyo yayagushyizemo. Niba Imana yo mu ijuru ikubwiye ngo kora iki, ntukazuyaze, kuko niyo yavestishije
bakaducira inzira. Ubu harimo abacikije amashuri ariko mu nyuma bakiga kubw'imbabazi zayo. Imana niyo igenga ubuzima bwacu. Nigeze njye ubwanjye kubabwira ukuntu mu wa gatandatu nari ngiye kubyihorera kubera imibare mbonye ikomeye cyane, amaprobleme akangorosha gizeyo. Mbona umuntu yitwaga Beatrice yagiye i Bujumbura se mu biki, yagiye gukorera mu rugo. Ariko urumva uri mu cyaro ukabona umwana w'umukobwa yagiye mu rugo aza yambaye agakanzu kaza. Umujyi ni umujyi, muzajye iwanyu mu cyaro murebe uko bimeze. Nubwo waba uri saa kintu nta giceri, ayo wategesheje ari ayo wasabye ukagera iwanyu mu cyaro. N'abafite iwabo mu cyaro, abafite iwabo mu cyaro bashyire ukuboko hejuru. Abajya mu cyaro harimo abanyamujyi ndabizi, mushyire gutya. Ndiho ndavuga ababazi icyaro, ababa barakigiyemo. Uzagende urebe ukuntu usa mu cyaro. Oya, niho uzamenya agaciro Uwiteka yakugiriye. Uzarebe ukuntu usa mu cyaro. Ntuzasanga uri umuzungu iwanyu, ntuzasanga uri umuntu wa grave bakagira ngo hari n'icyo umaze cyangwa ikintu ufite, kandi uri saa kintu nta kintu na kimwe wibitseho. Wenda nayo wajyanye ari ayo wagize gute waguranye, ariko kubera utuzi two muri vire utuzi two muri vire watwaze, urangije uracya uragenda barakubona, kuko n'akambaro k'umujyi uragate. Ntabwo uyu mwamba ntabwo aricyo kimwe n'abanyacyaro. Urahagera bakakubona uri umuntu wahatari. Rero uwo muntu yaraje nanjye mbona ni wahatari. Mbonye ari wahatari, ariko ubundi wakwigira i Bujumbura nanjye ko n'ubundi imibare mbona yangoye, wakwigira i Bujumbura. Imana yo mu ijuru, iyi mibare iragoye, amaprobleme beya ari kumbwira ngo twigendere i Bujumbura, wakwigendera. Yakora Imana yaje kunkiza, kuko wari ufite musaza wanjye yakoreraga i Bujumbura, navuga ngo azahakura aho najya hariho hose yahansana. Nicyo cyonyine cyanyujije. Nabundi nari kugenda nanjye i Bujumbura gukora iki? Murabyumva undi muntu wa gatandatu none nari kujya gukora iki? Muracyumva? Uwiteka angirira neza. Hari ibintu by'ibigeragezo tugenda tunyuramo. Icyo gihe n'uwo mwaka mbabwira, wumva ukuntu Satani akangisha ubusa. Uwo mwaka ndi kubabwira nari natinye probleme. Nicaranye n'ibigabo bikomeye birebire, n'abakera rero bigaga bakuze muri 6e, kubera barasibiraga no mu cyaro. Rero wabonaga abantu bagatsinda cyane. Nigana n'ibigabo n'ibikobwa bikuru cyane, noneho nkabireba ngasanga nibyo bize ubwenge. Nicarana na kimwe kigera hariya nzi ko nzagikopera, ariko sanga ni zero, nta kintu gifite. Sanga nta kintu afite cyitwaga Beata hano igihanga, mbona nta kintu gifite we, kandi nari nzi ko nzakijya nyireberaho rimwe na rimwe n'ibinanira. Guhera icyo gihe burya ibintu byose birigisha. Mbonye ntacyo afite, ndavuga ariko ubundi wakwiga, ubundi washyiramo agatege. Muzi ko uwo mwaka nize haba wa gatatu, muzi ko uwo mwaka nize gahita nsinda concours national. Ku Banyarwanda barabizi, ni ukuvuga ngo natsindiye ku manota yo hejuru, kuko twebwe barenzagaho 10 points muri icyo gihe y'Abarundi. Murabyumva? Ni ukuvuga ngo mbona ko ibyo ari byo. Hari ibintu Satani yankangishaga, ariko nawe urebye neza hari ibyo Satani agukangisha ariko atari byo. Reba neza, ca bugufi urebe, urasanga ntacyo bivuze. Ukomeze. Ariko narivuze ubuntu bw'Imana, narivuze aho hanyu yaba atari Imana yahankuye, nanjye nari kuba ndi cyo kimwe n'abandi. Imana iramfasha ndakomeza. Wenda narivuze nawe ibyo ari byose hari aho wanyuze, hari ubuzima wagiye unyuramo, hari aho wakoze bikanga, hari aho Imana yagiye ikwerekeza ahandi, hari aho waciye biremera, aho hantu hose wagiye bikemera. N'Imana yo mu ijuru yagize gute? Yahakujyanye, kuko niyo iducira inzira, niyo imenya inzira yatunyuzamo, kuko izi umugambi dufiteho. Tuyihereze icyubahiro. Reka tube ibikoresho bizima bishimwa n'Uwiteka, bigirira nyirabyo umumaro. Bwira mugenzi wawe uti ukore
iki ubundi? Ukora iki mumbarize? Ukora iki? Oya, uri igikoresho cy'icyubahiro cyangwa cy'isoni? Hari icyo waba ukora? Ko twahamagawe tumaze kwezwa ngo noneho duhinduke abakozi bayo, dukora umurimo wa Data hakiri ku manywa, imirimo duhamye tuyirangiza tuzatahe. Uri gukora iki? Uri gukora iki? Cyangwa nawe urufireto ahubwo wiri guca abandi intege kuko wamaze kurambarara neza? Imana twese tugirire neza. Ndagira ngo witekerezeho. Akenshi ibi bintu by'Imana, uyu murimo wa Data, akenshi tuwerekeza kuri ba bishop, bari abantu bari hariya, ba pastori, ba bishop hariya, nibo bakwiriye gukora, nibo bakwiriye kugira iki n'iki. Nyamara umurimo wa Data ugizwe n'ingingo nyinshi. Uriya ntabwo yaba umutwe ngo abe ukuguru abe amaboko. Amaboko ni weho ariko wanze gukora. Amaguru ni weho wanze gukora. Amaso ni weho wanze gukora. Uriya afite ahari. Turi ingingo za Kristo. Afite aho ahagaze kuko nta ekilibre iba ihari wowe utahagaze neza mu mwanya wawe. Niyo mpamvu umurimo w'Imana buri gihe ugira ikibazo. Ariko duhagaze neza twese, tukamenya Imana yaduhamagaye, tukamenya icyo yaduhamagariye, tukamenya misiyo dufite kuri iyi si, tukamenya ko tugomba kuyikorera, twarangiza nidutaha ya mirimo twayikorera ikazadukurikira. Nakubwiye ngo umurimo w'Imana wakorwa hano hariya na hariya na hariya, umurimo w'Imana ukakorwa. Ariko Satani yateje impuguro zitari zimwe, ukumva ko bireba abanaka. Hari ugushwa n'iyi ntebe yonyine. Uyu munsi ahubwo nta muntu mwahashyize kazi kanyu. Ubwira yagusha umuntu ko hariya ahantu abantu batahamwicaje. Umuntu ashobora kuza akicara inyuma, yajyaga yicaraho, yarangiza akagwa ko bamusuzuguye. Bamusuzuguye ntibakimwubaha. Ati sinzanasubirayo. Byatubayeho ku muhima w'akabyara. Hari uduplastike dukeya, uwaje yitaga umunyacyubahiro asanga twashize, yicara ku rubaho. Ati buriya basuzuguye sinzongera. Mbese bahagurutse usuzuguwe mu nzu y'Imana ninde? Icyubahiro kikagugira gute gatuma uva mu nzu y'Imana. Imana idutegera ahantu isi ko dufite intege nke. Nako Satani niba uri umunyamagambo iragutegera ku magambo, uzahora uri magambo. Nehemiya ajya kubaka Sanbalati na Tobiya bari baraho, nta na rimwe tukubaka Sanbalati na Tobiya baticaye, bazaba bahari kugira ngo barebe imbaraga zacu, barebe ko dutwarana. Niba ufite ubusambanyi, Satani azagutegera ku busambanyi. Ujya mu ntege nke gatoya uhita uzamuka, ujye mu byo wagusanga. Niba ari umujinya, niba ari uburakari, niba ari iki, nyamara tureke kujya mu by'Imana nk'ibintu by'imikino kugira ngo batubone naje nateranye, barabona ko ni umukirisitu. Ntawe wereka, ereka Imana yo mu ijuru. Ntawe ushinzwe, ntawe. Yego hari ababyeyi yashyize, ariko abarwasa kandi icyo bazakumarira. Wanarwara ntibagusure, ntuzabarenganye. Ntacyo bazakumarira. Ariko Imana yo mu ijuru izagusura batagusuye. Izakugenderera batakugendereye. Izaguha sapati bayikwimye. Imana yo mu ijuru iyo yonyine. Wizareba gutakaza umwanya, jya muri siporo afazari ugorora impuzu, ndetse ko nakumenye ko bari gupfira no muri siporo.
nta hari ubuzima uretse muri Kristo. Tumupangiresha tumupangira nta hari ubuzima uretse muri Kristo. Ataturinze ntitwabaho. Uyu mubiri twambaye uyu ubyuka rimwe wazanye akantu mwarabyumvise namwe kajya ngo ukikanda ejo ukikanda ahandi urakwibutsa ati ngewe nshobora gusaza nshobora kuguhamagara ntisubirire iwacu kuko iwabo w'umubiri ni mu butaka. ubu rero nyamara Yobu wamaze kugeragezwa yaravuze ati yesi uraho gukiranuka kwanjye ibintu byose bimushizeho sinzikuraho n'ubunyangamugayo. Imana yabimpaye ntacyo nyihaye ibyisubije ntacyo nyitwaye muri byose izina ry'Uwiteka Imana yanjye rishyirwa hejuru. Nuko yasubije byose ariko mwarabyumvise ku mperuka uko byagenze. Erega ndashaka kukubwira hari igihe n'Imana itugerageza ariko ari kugira ngo urebe koko tuyikunda, atari kugira ngo tubabare kuko nikunda ntabwo ibinezerewe ariko upimwe sarankunda. Habyawe n'umwana umubyeyi aho umwana ati akiri ikijumba ati mikijumba ati yangiye kandi akibagirwa ko ariwe yagize gute yari yakimuhaye. N'Imana iraduha none ati reka ndebe ko nkunda ikaguha ijana ikaguha ibihumbi ijana biba bikigendeka icumu ukarikuraho. Njyewe natanga icumu kumva uwo mugabo icumu ukarikuraho ikaguha miliyoni ijana ukarireba we. Noneho Satani akakwegereza ba bandi ba fileto bakakubwira ko ari amafaranga araye abapasitori n'ibintu bihimbiye byari mu isezerano rya kera ariko iri shyashya ntabihari. Uzasome muri Luka urebe wa mutunzi wa musore w'umutunzi ibyo yavuze avuga ati jyewe natanga kimwe muri 10. Yarazi abwira Kristo, yarazi ko icyo kintu gikenewe, yarazi ko ari mu itegeko ry'Imana. Rero abaguye arakubwira ngo byari mu isezerano rya kera. Kristo yaje gukuraho amategeko isezerano rya kera, yaje kuryuzuza ntabwo yaje kurikuraho. Niba yaje kuryuzuza ntabwo yigeze arikuraho, ntiyigeze akuraho n'amategeko. Ari aho wasambana wakwiba wabeshya kuko ariyo mategeko ya Mose yayatanze mu isezerano rya kera. Warangiza ukibahoroniza Satani akagufata ukanga gutanga miliyoni njyewe nyitanga miliyoni se ni yanjye kuzapfa ukabisiga kuko yakugiriye neza akakuzamura abandi bari hasi. Warangiza ukamwitura kubara ko miliyoni ari nyinshi, yaguhaye 10 miliyoni ati ni nyinshi. Nibyo noneho kugira ngo wimahoronize ukerekana ko ari ibyabanaka ari byo bihimbiye. Nyamara urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho rwanditsweho ngo Uwiteka azi abe, azabamwubaha, azabamukunda, azabana nawe, azabamuryarya, azabicaye hano batamufite azi abe. Duhinduke ibikoresho bizima. Ndarangije. Wiryarya wiza muri eglise kugira ngo uzabone umugabo cyangwa umugore uza muri eglise kuko ukunze Kristo yagucunguye. Ibyo nabyo azabiguha mu gihe cyashyizweho, n'amafaranga azayaguha, n'ibyo umushaka hazabiguha kuko ukuboko kwe iyo harimo byose. Ariko ijambo ry'Imana atubwira ngo tubanze dushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, tubanze tubishake, tubanze dushake Kristo, tumukorere amanywa n'ijoro, tumukorere nk'abava muri iyi si ejo. Abo uwa mbere areke kuba uwa nyuma. Akenshi igihe tugezemo
amamodoka ari hano kuwa kabiri, uzaza ubare kuwa gatatu ho kubera abamama bo burya n'intwari baragerageza. Kuwa gatanu uzaze urebe. Kuwa kabiri uzahasanga nk'imodoka imwe ya pasiteri Rwibasa cyangwa y'umushumba cyangwa n'iyande, uzahasanga imwe cyangwa zibiri. Ba bandi bafite ubushobozi bahugiye mu by'isi, nyamara ba bandi b'abakene baza n'amaguru, bamwe badafite icyo bafite, nibo baje gushima Imana. Imana izatwime kugira ngo turonke ibikabeho. Nasomye ijambo ry'Imana rirambwira ngo ubundi wababariwe byinshi, uwagiriwe neza byinshi, yakabaye akunda cyane. Ariko siko bimeze, zero contraire. Turi bize, dufite byinshi, akazi ni kenshi, business ziratu, ariko tukibagirwa ko ibyo byose tuzabisigira isi, tukibagirwa ko ari iby'isi. Nyamara Imana twari dukwiriye kuyishyira imbere. Tugiye gusenga. Mu nzu y'Inyumba harimo ibikoresho byose, si iby'umumaro. Bimwe bikoreshwa iby'icyubahiro, ibindi bigakoreshwa iby'isoni. Uri gukoreshwa ibiki? Uri gukoreshwa ibiki? Kuri igikoresho cy'Uwiteka uri gukoreshwa ibiki? Ndagira ngo umuntu wese yirire, yisuzume, yirebe uri gukoreshwa ibiki. N'iby'umumaro ntacyo uri gukora. Uwiteka ntaguhangaho amaso cyangwa gusohora hariya wigire hanze. Uri gukoreshwa weho ibiki mu nzu y'Inyumba? Ni iby'umumaro? Ni iby'igiciro? Ni iby'isoni nke? Ese ni we rwa rukungu? Ni we uri kugerageza abandi ngo nta kizabuza ibitsitaza kuza, ariko ikizabizana kizabona ishyaka. Uzabizana azabona ishyaka. Umuntu wese azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Wese azahembwa ibikwiranye n'ibyo yakoze. Mu nzu y'Inyumba uri gukoreshwa ibiki? Ndagira ngo iyevariwe, wisuzume, wirebe naka, weho ubika amaso yawe, witekerezeho uri gukorera iki Imana. Mu nzu uru w'igiciro, Imana yakwirata. Imana yavuga ati dore umugabo nzahagurutsa, dore umugabo nzakoresha iby'ubutwari, dore uyu mukobwa, dore uyu mugore, dore. Uri gukoreshwa ibiki? Mu nzu y'Inyumba uri gukoreshwa ibiki? Ko twahamagariwe kuyikorera. Ndagira ngo niwiha amanota make uhaguruke tugusengera Imana. Niwirebe ukimira ukisuzuma, ugasanga ibyo uri gukoreshwa bidahagije, ugasanga weho uri Imana kakanya ije. Iri ni ijambo ry'Imana, ariko Imana ibizi impamvu yarizanye, ibigira ngo twevariwe. Ubu hari evaluation iri gukorwa, Imana iri kutwevariwe. Ndagira ngo uhaguruke imbere y'Imana, uhaguruke imbere y'Imana wibwira uti mbabarira, simbi gukoreshwa ibyo nakabaye nkoreshwa. Imirimo yanjye ipimwe nasanga ituzuye. Uhaguruka we wumva watsinzwe n'uburanza, tugusengera Imana. Ibi ntibireba wa wundi ukijijwe, abakijijwe cyane cyane niba Imana ifitanye nabo urubanza. Abamenye ukuri niko kwaho kabaye kuba batura. Ndagira ngo nimuze dusenga Imana, nimuze dusenga Imana, muze dusenga Imana. Ibi nibyo abakijijwe ariko bari guhombera Imana mu nzu y'Inyumba.
ntacyo bari kuyikorera, ntacyo nushaka guhagararaho, nushaka uza ndaguhamagara, nimuze dusenga Imana. Ko baje nimuze dusenga Imana, ureke kwihagararaho. Imana yo mu ijuru iri kwandika naka uri kwirengagiza ubizi, wigize imburamumaro mu nzu y'Imana, nyamara hari icyo wari warahamagariwe, hari icyo Imana yakurindiye, hari icyo Imana yaguhereye, hari icyo Imana yarindiye ubwo buzima bwawe, hari icyo yaguhereye ubwo butunzi, hari icyo yaguhereye ayo magara meza, ni ukugira ngo ukomere ubasha gukorera Imana. Hari icyo yakurindiye. Ndagira ngo twisuzume mu nzu y'inyumba tumaze iki, mu nzu y'inyumba turi gukoreshwa iki, niki uri gukorera Imana, niki umariye Imana. Abagabo benshi beza baragiye, we urasigara. Abagore beza baragiye, urasigara. Abasore baragenda, inkumi ziragenda. Kwari ukugira ngo ugire umumaro mu gihe cyawe. Yima bamwe iraguha kugira ngo ugire umumaro. Ntawe yakibye tamuhaye, yaratwinvestishijemo kugira ngo tuyikorere, kugira ngo tuyibere abantu yirangeye ishyanga ryiza ry'umumaro. Yatwinvestishijemo, idushyiramo imbaraga zayo, idushyiramo ubutunzi bwayo, iduha kwiga amashuri, iduha kumenya ubwenge, iduha no kwifaranga, tumenya guhinduranya imyenda, tukamenya n'imodoka yagezweho, tukamenya no gukora neza na business tukazikora zikagenda. Ariko tujya turyarya Imana ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye ngo ni ibyawe Mucunguzi. Uzajya uvuga uti ndi uwawe, uzajya ugire aho usimba, kuko urabeshya, ubeshya Imana. Uzajya ugira aho usimba, uririmbe gata kandi ugasimbe, ntazakubera ko unayibeshya. Umushumba ndamuhamagara, uze udusengera Imana. Ariko ndagira ngo wenda araza kubivuga, maze natwe duhaguruke, maze natwe twihagurukire nubwo tuyikora neza. Duhaguruke dusengere nawe, nimba we uri kuyikora neza, nimba weho mu nzu y'inyumba rwose uri igikoresho cyiza, wihagurukire. Duhaguruke twebwe, twihagurukire gusa twebwe niba turi gukora imirimo y'Imana neza, natwe duhaguruke twabasha gukorera, twabasha no gusengera Imana umugisha. Ndumva uyu mwanya nawe muha akaza no kwihanisha mu nyuma abaturangije abandi. Imana umugisha. Reka dukomere Imana amashyi ku ijambo ry'Imana. Kuba muje mwumvise umuhamagaro Imana bahamagaye, mwumvise umuburo mwiza Imana ibahuriye, kandi koko umugabo arigirwa yakwibura agapfa. Murumvise kandi murumviye, Imana ibamugisha cyane, kandi Uwiteka abahe kunesha, abahe gutsinda. Yesu turi muri akanya gato ni igihwayihwayi, natwe ababarutaho gukuru gatoya twabonye aho iby'isi bihinduka ubusa, ibintu bigongera bigatangira bigafata indi sura, ariko ibyo ariho bishize. Ntagire ikibashuka cyane cyane cy'isi n'icy'akanya gato, ikibapfutse kubana n'Imana, ikibapfutse kuba abana b'isezerano ngo mwibere i Gosheni, aha abagome n'abanzi n'umuyaga uhuha utagera. Imana ishaka kubashyira mu bwihisho, mu bwugamo bwisumba byose, aho mu mabaye bakubundikira, biri hano hanze bashaka kurangiza. Hunga udapfa. Imana idufashe cyane, kandi ikindi kubaho kwawe ni ukwikorera, kwiramya no kwihimbaza mu byo utunze, mu byo Imana yaguhaye, haba ku ijwi, haba igihagararo, haba ubutunzi, niko kwiramya kwawe.
natwe duhagurutse buri muntu yisuzume ayikorere kandi neza. Yesu ashimwe cyane. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Turamura amaboko tuvuge ngo Uwiteka ni we Mana. Ntabwo tuzahora tuvuga ngo turagiye muri Amerika turahinduranya amamodoka, amafaranga araje, amafaranga nta tike ijya mu ijuru agura. Ntabwo wajya muri Rwanda ngo ndashaka tike y'indege izafata ikirere ntigaruke mu isi, izageze Siyoni kwa Jambo. Wapi? Ariko itike tuyikura aha ngaha kandi tuyikatisha mu mirimo dukora. Bwana Yesu asifiwe sana. Rero mwebwe mwaje mwisubiyeho, Uwiteka bumvire kandi abitegereze kandi agira uko bagenza. Imana ihindura ibahindure bose, ibinjize mu gikari cyayo mu izina rya Yesu. N'abandi bacitse intege kuri Yesu bigoye, mwongere musubire mwindire mwisuzume. Imana ibaho umugisha cyane. Haleluya. Niyo mpamvu no muri iki cyumweru twateguye amasengesho meza ajyanye n'Umwuka Wera. Pantekote ntabwo bikiri izina, ni ugusaba imbaraga ziruta izindi. Izi zamanukiye Petero aratora abatisha, reka mbabwire ibi bintu mureba ntimugire ngo basinze nk'uko mubivuga. Haleluya. Bahawe izindi mbaraga. Hari imbaraga zamanutse kandi n'isezerano. Uzi kumanukirwa n'Umwuka Wera ugatsinda ibyagutsinda, ukarwanya ibikurwanya, ukarusha ubwenge ibyakurusha ubwenge. Niyo mpamvu muri iki cyumweru rwose mukwiye kuza mukumva ko ubutatu bwera, Umwuka Wera akwiriye kubaho mu buzima bwacu bwa buri munsi. Kandi Yesu yaravuze ngo Umwuka Wera azabayobora. Utayoborwa n'Umwuka Wera ayoborwa n'imyuka mibi. Ibintu ni bibiri. Hari imbaraga z'umubi, z'umwijima n'imbaraga z'umucyo. Hari ubwami bwa Satani n'ubwami bw'Imana. Kandi buri bwami bufite ibikoresho, bufite imbaraga. Iyo wemereye ubu urabukorera, wakwemerera ukabukorera. Rero ndajya ngo dusenge Imana, mukomereze mufatireho izo ntege nke zanyu, mubwire ngo Umwuka Wera manuka uganze umubiri, amagufa n'inyama n'imisokoro n'ubwenge bwanjye n'ibitekerezo byanjye. Mwuka Wera yobora, sindaneshereza rwanje. Murambura amaboko nk'ikimenyetso cyo guca bugufi imbere y'Imana. Nawe wumva rwose uciye bugufi imbere y'Imana kuko ijambo ryumvikanye, zambura nijye kubasengera muri rusange. Mana Data, mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, uri Imana idukunda kandi twitaho. Ijambo ryawe ni ijambo ry'umukiro, ijambo ryawe ni itabaza, ijambo ryawe ni ijambo ry'ukuri, kandi ijambo ryawe ryita inkota ngo riracumita rigahinguranya, niyo ricebye rirongera rikumura. Mwami w'amahoro, reka tugushimire cyane kubwira ijambo. Turashaka kuba abakozi cyangwa ibikoresho byiza kandi by'umumaro, bigirira nyirabyo umumaro. Tsinda abazimu n'abadayimoni, tumenagura imbaraga za Satani zose, mikorere yose y'umwanzi igendera mu bitekerezo, yendera mu miyaga ihuha ituruka mu miryango. Mbaraga zose z'umubi tuzikubitishije inkuba y'Umwuka Wera. Mbaraga z'isumo byose nizimenagura ubutware bwose bwa Satani. Reka abantu bose babe free, babohoke mu bitekerezo, babohoke mu myumvire, babohoke mu kugukorera mu izina rya Yesu. Amagufa, inyama n'amaraso ni byose nibikayangane birabagirane, kandi ibitekerezo byabo bisoza ubushake bwawe. Data mwiza, buri muntu wese umwongereho ubwenge kubwo yari afite, abasha gutekereza ngo ejo hazaza hameze hate, ko aho hazwi n'Imana hafitwe n'Imana, kugira ngo bagende bayitoneho bayihakweho, kugira ngo izabinjize mu mugabane mwiza hano umuntu bwiza, kandi bimane mu bibasaba amagara ya buri munsi uko bucya uko bwije. Tsinda abazimu n'abadayimoni mu buryo butari bumwe. Saha yawe ni kuri buri muntu kugira ngo umugirire neza. Ijambo ryawe ni ryiza kandi ryumvikanye kandi ryagira umumaro umuntu wese ryaje ritumweho. Hiriho umugisha rero ubwoko bwawe bwabaciye bugufi kandi baje imbere yawe, barengere, bategeke, bayoborere, bashoboze, ubayobore inzira nziza yo gukiranuka, kandi bagere bategura amateka yawe kuva uyu munsi kugeza iteka ryose. Twiriye twizeye gutyo, tuzi kubikoza, tugukomeye amashyi, tugukoze ubwatsi bukwiriye mu izina rya Yesu Umwami wacu. Amen. Imana ibamugisha cyane. Ndajya muri mwe baje hano abakiriye Yesu